nicyo muzi muteze kuzaba. Imana yawe iragukunda naho Yesu akagufata mu bukonje. Tabaza ndagutabara mwana wanjye, kwereka ibikomeye utamenya. Muri iyo minsi nzasohoza isezerano, inzu y'umukunzi wanje izishima. Nacyubaye nicyo muzi muteze kuzaba. Imana yawe iragukunda naho Yesu akagufata mu bukonje. Nacyubaye nicyo muzi muteze kuzaba. Imana yawe iragukunda naho Yesu akagufata mu bukonje. Mu murwa mukuru wose hazaba amahoro, kandi umunyabyaha azazira icyaha yakoze. Nukiranuka ukaguma ku murage, uzaryama urote neza usinzire. Nacyubaye nicyo muzi muteze kuzaba. Imana yawe iragukunda naho Yesu akagufata mu bukonje. Nacyubaye nicyo muzi muteze kuzaba. Imana yawe iragukunda naho Yesu akagufata mu bukonje.
ibuka aho wavuye, ureba imbere nturebe inyuma, ntugasubire mu ishyamba utazaribwa n'ikirura. Ngaho ibuka aho wavuye, ureba imbere nturebe inyuma, ntugasubire mu ishyamba utazaribwa n'ikirura.
ubone kuza hamwe no witinda ngwino Yesu banza utweze ubone kuza hamwe no witinda ubone kuza iyo ubonye wishimye umunsi umwe uhora wizeye ngo n'amahoro ukiyibagiza umuremyi wawe wihane none iyo ubonye wishimye umunsi umwe uhora wizeye ngo n'amahoro ukiyibagiza umuremyi wawe wihane none ngwino Yesu banza utweze ubone kuza hamwe no witinda Yesu banza utweze ubone kuza hamwe ngwino Yesu mwami banza utweze ubone kuza hamwe no witinda Yesu ari hafi wihane none wihane none Yesu ari hafi Yesu ari hafi wihane none dore umunsi n'uyu twari dutegereje ndabona Uwiteka yawuhaye umugisha duteranye twishimye ni kubw'aba bageni twishime tunezerewe tunabyine twishime tunezerewe tunabyine bageni bacu mushime rugira wahanze mwembi ni ukwiriye gushima nk'abanyibitangaza yakoze nk'abanyirubaraza yakoze nk'abanyirubaraza yakoze bageni bacu mushime rugira wahanze mwembi ni ukwiriye gushima nk'abanyibitangaza yakoze nk'abanyirubaraza yakoze nk'abanyirubaraza yakoze Mana yacu tuzi neza yuko ukomeye icya mbere kituzanye n'ukugushima uyu muryango uvutse ni wowe ubikoze Satani aratsinzwe n'isoni Satani aratsinzwe n'isoni ndahamya neza ko muri ubu bukwe abamarayika baje gushimana natwe kuko Imana yashimye ubu bukwe ako Imana yashimye iza bukwe ako Imana yashimye iza bukwe ndahamya neza ko muri ubu bukwe
tugusabye uduhere imigisha abantu bari hano, by'umwihariko aba bombi bashinze urugo. Ubage imbere mu byo bakora byose, ubage imbere mu byo bakora byose. Bageni bahacu mushime rugira, uwo wahanze mwembi ni ukwiriye gushima. Nk'abandi bitangaza yakoze, nk'abandi bitangaza yakoze, nk'abandi bitangaza yakoze. Bageni bahacu mushime rugira, uwo wahanze mwembi ni ukwiriye gushima. Nk'abandi bitangaza yakoze, nk'abandi bitangaza yakoze, nk'abandi bitangaza yakoze. Muzajya mureba izo mpeta zanyu, muzajye murushaho gukundana cyane. Ndabizi neza Uwiteka nawe azabafasha. Yabageneye ibyiza nimuhumure, yabageneye ibyiza nimuhumure. Ibyiza Imana yageneye abayikunda, basesekazeho none n'iteka ryose. Ibyiza Imana yageneye abayikunda, ibi basesekazeho none n'iteka ryose. Ibyiza Imana yageneye abayikunda, ibi basesekazeho none n'iteka ryose. Ibi basesekazeho none n'iteka ryose. Amahoro ntacyo twahatanze, hari benshi babuze ubuzima. Iyo nyongeza tuyikoreshe, igihe umaze wagiye uteshuka. Fata ingamba nshya muri uyu mwaka, Yesu nawe zabigufashamo. Ngahore impanuka zabaye, imodoka zahitanye benshi, ibisambo byahitanye abandi, ariko barasigaye. Igihe umaze wagiye uteshuka. Fata ingamba nshya muri uyu mwaka, Yesu nawe zabigufashamo.
igihumaze wagiye uteshuka fata ingamba nshya muri uyu mwaka zabigufashamo igihumaze
yatumye kuri Yesu ati ni wowe bavuze cyangwa hari undi uzaza mugende mubabwire ibirema biragenda abakene
yesu